Yes, bakunzi ba Kamanzi Official, nongeye kubasohuza cyane, mbifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Mugire icyumweru cyiza cy'imyiteguro y'inama mpuzamahanga kuri cryptocurrency, blockchain and artificial intelligence. Hanyuma izabera i Toronto muri Canada, hari n'izabera i Dubai. Izo zose nizigamije ibyo mbabwiye. Iri Toronto muri Canada urumva izitabirwa na Dr. Nicholas. Hanyuma rero twiteguye itariki 14 kandi nibwo inama izatangira kugeza kuri 16 iminsi 3. Kuri 14 rero tukaba twarategujwe yuko tuzatangarizwa na ecosystem ikintu gikomeye cyane. Niba ari byo byateye izamuka rya Pi ntabwo nzi. Ubu tuvuga na Pi network kuri exchange ya OKX yageze kuri 1.5 cyangwa se 1.48, ubwo ni ibice 5 warondesheje. Murumva rero ko ari ikintu cyo kwishimirwa ko Pi yongeye kuzamuka, kandi tukaba dufite ikizere yuko itazongera kurindimuka ngo igere hasi hashoboka. Impamvu zibitera rero ni nyinshi cyane, ntabwo tugiye kurondora, ahubwo hari ikinzanye ngira ngo mbibwirire maze kwa updatinga. Kandi aho hasi kuri subscribe utarayikora uyikore, wayikoze arikera aho ngaho. Hanyuma ariko mujye mukanda like, mutwandikire muri comment, ndetse munasharing iyi nkuru igere ku bandi. Dore ikintu kinzanye rero hano kuri Kamanzi Official tuvuga kuri Pi network ndetse na Ruby network. Ndibutsa abantu yuko umuntu ushaka kuregisteringa Pi bwa mbere ajya kuri Kamanzi Official akifashisha ikiganiro nimero 148, kikamufasha kwinjira muri Pi. Kwinjira muri Pi no buntu. Hanyuma washaka kuregisteringa Ruby ukareba ikiganiro nimero 219 kikagufasha rwose. Nongeye kandi kwibutsa abantu yuko kuwa gatandatu nanone nzaba ndi mu mujyi wa Kigali, nanone ariko gukubita maguru nkagenda n'amatike nkayatwika nta bantu twavuganye sibyo. Uwumva ashaka ko mufasha kuri Ruby na Pi network yanyandikira SMS isanzwe, ubwo ndavuga bari mu Rwanda, SMS isanzwe ukayinyoherereza, hanyuma nkakubwira nkwandikira nkusubizaho nzaba ndi. Ubwo rero uwo tuzaba tutavuganye nta kintu azambaza, ntabwo nzaba ndi aho mumenyereye, ahubwo wowe uri bunyandikire kuri SMS niwe turi buvugane, nkazakumenyesha aho nzaba ndi. Kugira ngo rero iyo SMS nyaha agaciro ni ukubikora uhereye kuri uyu wa mbere kugeza kuwa 4. Kuwa 4 ubwo nzaba nafashe kuwa 4 bazaraba bari abo ngabo, nibo nzahana nabo gahunda yo kugira ngo menye ko aho nyine nzaza, kuko ntabwo nzahaguruka nyine guhaguruka ntazi ko hari umuntu ugiye kureba, tutahanye gahunda. Ese suko kirarangiye. Muri make niba ukeneye ko gufasha kuri Ruby network na Pi network, nyandikira SMS isanzwe kuri nimero yanjye ya telefone ibera aho ngaho muri description munsi ya titre, munsi y'inkuru nyine y'umutwe w'inkuru. Hanyuma reka twigire ku ngingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru ngira ngo tuganireho ni iyi ngiyi. Uyu munsi hari abantu bamayininze Pi barazibloka. Abo ngabo ni nkanjye, ku buryo nta na Pi imwe nibura mfite kuri wallet cyangwa se kuri ntuza kuri available balance. No, niba uri mu kubona agaciro ka Pi kari mu kuzamuka, byigutera ikibazo, habe namba byigutera ikibazo. Iyo ni ingingo ya mbere nagira ngo tuganireho, ngo kandi sinyisubiraho ahubwo nayivira muzingo rimwe. Niba Pi zawe zigorotse kandi hano tukaba tubona irimo kugenda izamura agaciro, ni byiza yuko iyi Pi itazasubira inyuma nkuko twajyaga tubona, ahubwo izajya ihora izamuka. Ibi rero bizatuma igihe cyose Pi zawe zazikomorera iwazigeneye, uzazikomorerwa ugeze ku gaciro, iri ku gaciro keza, ufite Pi nyinshi zo gukoresha ibintu bifite umumaro, kubera ko izaba yarazamuye agaciro. Wibabazwe rero nuko udafite Pi ubu ngubu, kubera yuko wibikiye igihe uzazibonera agaciro kazaba kari hejuru yaka ngaka ubu ngubu tubona. Nongere mbibutsa yuko umuntu bita Dr. Altcoin ukora ubushakashatsi ku cryptocurrency cyane tukumbura n'amakuru y'ibanga, mu kwezi kwa kabiri yanditse avuga yuko ku itariki 30 z'ukwa gatanu Pi ishobora kuzaba igeze nibura
ku gaciro k'amadolari 7.91. Reka tubihanga amaso uburyo izimo kuzamukamo byadutunguye. Dore ngi ubu ndababwira ndimo kuyireba igeze kuri 1.53. Twikomereze indi ngingo iyo nyiherereje ku ruhande. Indi ngingo ngira ngo tuganireho ni umuntu wese utaruzuza ibyangombwa byose muri Pi Network yewe na Ruby Network tubijyanirane, urasabwa kubyuzuza uko byagenda kose vuba na bwangu, kuko isaha n'isaha nk'ubu nyuma y'itariki 14 dushobora gutangira kubona migration nyinshi. Murabona ko ubu byahagazemo. Iyi ndayijyanira n'abantu batarabona migration. Umuntu wese utaruzuza ibyangombwa nabyuzuze kugira ngo abone uko ahabwa KYC kuba atarayibona. Utarabona KYC niyihangane, nta kibazo gihari, upfa kuba mayininga. Nutamayininga maze baramwibuka nkanswe wowe mayininga, tuza muri miliyoni 60 gukuramo miliyoni 20 na ubwo hafi 30 zisigaye zitarabona KYC. Niba urimo surumva ari ikibazo? No. Noneho kanigire ku muntu utarabona migration, byose yarabirangije pe. Ndagira ngo nawe tuze umutima munda, ushyira mu gitereko, wumve ko nta kibazo. Dore isaha yo kuzamuka kwazo kurageze pe. Simo irimo razamuka, dore upayi igeze kuri 1.6. Ndimo kubireba live ndajya nk'abacishirizamo. Mu byukuri ubu ndimo kubabwira, ndimo kubakora iki kiganiro ku isaha 3:36. Ya ndagira ngo wowe utarabona migration ubanze umenye wumve wiyumvemo ko ufite Pi mu biganza byawe. Upfa kuba warujuje ibisabwa byose, kubura migration gusa si ikibazo. Iyumvemo ko ufite Pi mu biganza byawe gutya neza. Yes, ako ngako nako tugaparitse ku ruhande. Umuntu wese ufite ikibazo kuko atarabona migration, umuntu wese ufite ikibazo kuko atarabona KYC, umuntu wese ufite ikibazo kuko yakoze KYC gahagama, uwo wowe ni ikibazo kihariye. Umuntu utaruzuza ibisabwa, umuntu utarapasinga KYC kandi yarayikoze ntibe past, afite ikibazo, hari ikibazo cyuko yayikoze ikaba yarahagamye. Ibyo ngibyo we nibwo agomba gushakiramo ibibazo bye. Abo bose nubwo tubabwira nibyo tuba tubabwira muze tubafashe. Pi ngi igeze kuri 0.60. Aha. Ahari wenda ushobora gusoreza ku muntu wenda ufite ikibazo cyo kuba yaraborotse igihe kirekire zose uko zakabaye. Inama nakugira nuko wakwigurira izindi, wakwigurira Pi nuko zazamutse ukaba uzishyize ko hariya kuri exchange yawe. Abandi barazigura pe, handi barazigura, bazigura bakazishyira kuri kuntuza yabo, kuri wallet yabo. Upfa ko warabonye migration wazigura ukazishyiraho nta kibazo ukazibikira. Urabyumva? Aha, reka icyo ngicyo ngishyira ku ruhande nsoze gutya. Nkunda kuvugira ijambo ku mayininga. Ndasaba umuntu wese ku mayininga ashyizeho umutima, isaha ntuyihushe, ugende wongera. Ibi nutabikora uzicuza, kuko igihe kigiye kugera ubwo Pi izagira agaciro nubara iminota wagiye utakaza, amasaha watakaje, iminsi watakaje, usange warihemukiye kubera ko ubu ngubu wari kuba ufite nyinshi cyane. Nubwo izange zibrotse ariko nibura ndamayininga ku buryo Pi umunsi nzongera kubona migration nzaba nyifiteho access zose nzaba zifiteho access. Kubera iki? Ndamayininga kandi nahinduye na lockup. Ubundi gena borotse 100% ibyumweru 2, ku buryo bya byumweru 2 bishira izabaye migrated zose nzaba nemerewe kuba nazikoresha. Ubwo urumva zatangira kuzibyaza umusaruro uko birumvikana. Namwe rero ndabagira inama bashishikariza kumayininga kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose. Ibyo ukora byose ongera Pi zawe mu buryo mu cyangwa ubundi. Kandi ikindi abashaka kwinjira barakinjira, ko nimbabwira ngo reba iki kiganiro kigufashe kwinjira abantu barinjira muri Pi pe, nta kibazo. Muri Ruby barinjira. Uyu munsi ni tariki 12 nibwo Ruby batangiye kuyibikuza kuri Pi Bridge ifite ntuza exchange yayo yitwa Pibase. Yego, ubu rero Ruby ku itariki 10 bamaze kubyimurira kuri Pi Bridge, hanyuma ku itariki
umunani sore, hanyuma ku 10 batangira kuyitradinga, uyu munsi ku itariki 12 batangiye kuyiwithdrawinga ku bayigejeje gute, ku bayigejejeho. Turacyabakurikirana amakuru y'ukuntu twabona iyo Pybase. Nabonye isaba ibintu bigize byageze aho biyiboroka ndarekera, kandi ntago nkunda gutangaza amakuru ntatohoje neza. Mugira umunsi mwiza, muhahe muronke, mugubwe neza muri iki cyumweru, naho utaha. Ciao ciao.